iyo mbonye kamiki mbona ari akantu gahumura. ndagusabye ndakwinginze ntunteranye n'aba bana ndumva ndagusaba aba ni abana ngaburira ntuzanteranye nabo. Nje nagiye kubona je ahinduye content ndavuga ati je narabyutse mu gitondo mbona itangazo rivuga ko ibintu byo kuvuga ibiteye isoni mu ruhame kwinjira mu miryango y'abantu ari ikizira kikanaziririzwa binahanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Bigeze saa 8 numva ngo umuvandimwe Sengabo Yambosco ngarimo arerekeza agana Mageragere. Ndavuganisha aha ngaha ngomba guhindura content. Sengabo Jean Bosco ufata ku mavuta nahise mpindura content nizaniriza mu gikoni zo wavuga miki nta muryango w'umuntu wakwinjiramo nuguhora gusohoka ibintu bimwe bisubiramo nta kindi kintu. Haciye iminsi 2 mbona Dumba wigize kagari mbona bagukubise warning ndavugana aha hantu ngomba kugenda gake niba natekaga ibiro 2 by'isambaza ndabizamura migire bitatu. noneho haciye iminsi 3-4 mbona umukobwa wawe bita Jackie akoresheje press conference iyo guhamba impeta. Umuntu wese uzi ko yagiye ngo azikari content uwagiye azi ko ngara agatwiko uwo ngo ntago yaraye mu rugo ndavuga nti natekaga ibiro 5 reka mbigire 7 n'umunwa nguzipinge nkireho alcohol hari ibumba umunwa nkireho super. ubona umuhungu wawe Yago ngiye kubona mbona umuhungu wanjye bita Yago urumva nawe ikibuga aragicuritse arerekeye. Ndavuga ni ngomba kugenda gake. Nahise nasohora nanuza yanditseho ngo genda gake. slogan haciye iminsi nk'itatu ngiye kubona mbona icyitwa Pastor Claude urakizi baba barakibwira ati Pastor Claude ibyo bintu by'ibiganiro mukomeje gukora we na Pastor Mutesi mugire mu bigendemo gake bigize icyaha. Ndavuga ni natwe twajyaga duprofita kuri izi nkuru za ba Pastor Claude aho naho mvamo ntangira kujya nteka 210. Ndumva nta rindi banga rihari najyaga numva nkumva n'abantu barabaza ariko se ngo kuki Gasuku ngo mutamufunga se ni ikigo ry'indiyumva kibikorwa biba bikorwa ari amakosa. Hari umuntu wongeye kumva se mvugaho ntabwo wagiye kumva nizaniye content yitwa Kabyindi ni wagiye kumva nizaniye content yitwa ngo inkuru zo mu bamotari. Impamvu twazizanye hari ukuntu umuntu atwarwa n'umumotari none umumotari akajya kubwira inkuru ariko agakwibutsa ko iyo nkuru atazi uwayimubwiye. umva se nyine nkubwire Dumba umva ukuntu umumotari avuga umumotari abayivugisha ngo sinzi uwambwiye ngo hari abakobwa yakwibukije ko utazi uwabimubwiye. iyo nkuru rero nujya kuyivuga wowe ukayivuga nkaho uyishyizeho ntabwo urara mu rugo. Uzareba urugero rwitwa Kamarade yagakwiye kuba umunyamakuru mwiza ukora inkuru zo mu bamotari ariko ubwenge ari buke buri hafi ya ntabwo ngo Faxman izo nkuru zitizewe azavuga ngo ngiye bino bintu ngo mfite na proof yabyo wayimubaza. Kamarade buriya niwe muntu wa mbere uvuga ko afite proof y'ibintu ati ngewe bino bintu se mite mvuga nibi mite mbabwira nuko ukuntu byagenze gutya na gutya. Ariko ku nkuru ya Jackie ko nta bwenge bwari burimo uzamubaze niba yararaye mu rugo ko wavuye
uza amakuru nta makuru yafata ku mavuta waje uzira. Bata ku mavuta amakuru navuyeyo mfite nuko ngo yagizera ngo yarabatijwe. Nibyo bita, hari umugani w'ikinyarwanda uvuga uti amage arisha ikivuzo. Amaki? Amage arisha ikivuzo. No kuvuga ngo nta yandi mahitamo nyine yari afite uretse gusa nyine ko yakwiyambaza Uwiteka. Ari ukundi ngutaje ubundi bavuga ngo wayobewe agwa neza. Kumba isi ukuntu iteye, kumva ukuntu isi iteye ntabwo uzigira ushimisha abantu bose. Nukuri kw'Imana njyewe nari nzi ko ndi umuntu wagakombye kuzaza nkajya nishimisha abantu bose, ndaza nkajya bakora na content zo gusetsa, yewe niyambura no umuntu niyambika ubusa ku karubanda kugira ngo nshimisha abantu. Nta muntu, ntago ariko abantu bose bishimiye. Umwana w'Imana kandi yaje twese tubizi ko ari umwana w'Imana hano ku isi, araza Yesu Kristo aje kuducungura. Hari abantu bamwanze, ngira ngo urabizi. Nukuri kw'Imana baramubambye. Yes, nibyo nkubwira. Ntago rero umuntu azakora cyangwa se ngo yange gukora kubera ko hari abantu ngo bari buze kuza kumwanga. Twebwe ahubwo ikintu dukora, twe tuzi PCK, twe tuzi ibyiza bye, nitwe tugenda tubyamamaza, tubyerekana nkuko Yesu Kristo yabigenje. Njyewe mfite n'ingeso mbi simpaga, nshobora kuba nkunda no gusebanya, rero PCK, ariko wowe mwakumvikana. Yagira bibiri. Nje nta bidumba. Ariko ejo bundi ari igikobwa wazanye sha. Cyakiraya none wagikuye hera. Cyakiraya re, oya sorry ntago ari ikiraya. Uriya mukobwa wanje. Ariko urabona ahantu ushyira kuri Kabyindi. Urabona ukuntu ubunteretse kuri Kabyindi. Nkatangira avuga ngo Cyakiraya kandi atari n'indaya. Uriya n'umwana w'umunyarwandakazi mwiza bamwita Gloria Bugi. Ni indaya. Ni indaya do. Ni indaya. Gloria ni indaya, ndongeye bisubiyemo Gloria Bugi ni indaya. Uriya mukobwa ni indaya. Umuziki kera akora indirimbo yitwa Ibirenze Ibi. Na Isopro ira flopping. Oya Muyoboke araza arayiba. Muyoboke manager bihe byose. Yarayibye ahita bahita bayigura, bayibye muri studio nuza ahita Bacherina Nina barayisohora. Bacherina Nina bunini bayisohora, nibo bayisohoye. Isohoka Ibirenze Ibi, Isopro bamuhaye amafaranga bamuyoboke, isohoka irimo amajwi ya Bacherina Nina, ariko indirimbo deja yari no kuri page y'uwo mukobwa witwa Gloria Bugi. Yumva inkokora ibaye nini, ari ukuntu umuntu agukubita inkokora ukumva ntago urababaye cyane. Agatumba newana yahise yiruka, kigaga Uganda ubundi. Kita kiruka kisubirayo Uganda. Kiratangira kiragerageza ubu hashize uno mwaka niwo muhanzi Uganda yari ifite barimo bavuga ibitaramo byose babyuzuye kubera Gloria Bugi. Ariko Gloria Bugi imyambarire niyo mpamvu mwita indaya, yambara ubusa kandi afite ikintu cyitwa nyashi. Afite ariko se mwana umukobwa wanjye ntuza, umukobwa wanjye wundi uravuze ibya nyashi bita Super Sex amakuru ye. Super Sex nawe yagiye gusabiriza kuri TikTok. None wakiranye cyane kirandangiza. Ariko afite abantu hariya bamufata nk'akamana kuri TikTok. Warabibonye? Afite abantu barimo bafise nyamunini, yaragiye yifatira. Hari ukuntu Super Sex yabonye ko kuri Instagram bitarimo biravamo neza, aragenda yishakira abantu b'abaturage nyine bari aho ngaho, ashaka abantu bo mwibereshi bya Ruhengeri, ashaka abantu bazangororero bafite ama TikTok, aragenda ngarema ngo icyo bita ngo nawe bose bamwita mami. Ngo bose bamwita mami. Ntago abantu b'abasirimu wabayobora nkuko mu gitondo barabyuka bakagutwika. Yagombaga nyine kujya hariya kugira ngo ajye gushaka abo bantu nyine b'inzara. Yarambabaje erega none wasigaye anyirya, nivuga ko twumvikanaga cyane.
ubundi super sexy yari inshuti yanjye nk'uko ureba Isimbi Noeline. ake Simbi Noeline Isimbi Noeline sha waramushutse neza neza mana nyagasani uzi ko Isimbi Noeline urwumva njya kubona nkabona nk'iki video cy'ahantu baracyohereje uruntu rw'urusura rufunguye rumeze nka bibiri yifunguye mu gitabo cya Zaburi. ariko kariya niko kazakora kariya akazakora yishyura n'umusoro suvuga gukina porno niko kazakora niko kazi yihitiyemo nk'umunyarwandakazi ntabwo tugapromotinze mu banyarwandakazi turakamaganya ko ntabwo kari mu muco wacu ariko Isimbi Noeline yarangije gutera imbere mu mutwe. none se ko nta kintu akora kuri musaza nagiye gusura sha ibyo bintu burugu bivuze Isimbi itarira nta nubwo mashaka kubivugaho. Nabivuzeho gake hano ewana arira live yose sinshaka ko none dore ko nari mfite inshuti yanjye bashaka kunyangisha inshuti urashaka kunyangisha inshuti ariko Dumba nawe hari abantu mbona rwose baciriritse muba muri kumwe nabo ku live bwa TikTok ndetse rimwe na rimwe no kuri za Instagram ariko ubundi kera ko wari umusirimu ko nari umusitari ahubwo umusirimu ariko rego Dumba nawe ibintu wagiyemo ntago ari ibintu byawe waraje ubu mu blog Dumba twari tukuzi mu kugenda ugafata akantu ko ku ngofero ukagashyira no ku ngofero ukagenda ukibyinira utuntu twabamboso nabande ibintu bikaryoha Dumba ugatwika ariko ubu ngubu usigaye uri kumwe kuri live na wawe ni ngo ni Miki muvuga ibi nyamibona nanjye nkihirira nkarisha avuga ni Dumba yaratakaye Dumba reka nkubwize ukuri buriya tuzakibarana ningera i Kigali ntabwo mba ndi kuri live ku buntu uzawihanganira biriya bintu umuhumuro utari mwiza uzawihanganira nzawihanganira nzawihanganira aho ni sawa cyane ibyo ntabwo ari byo wabivuze nanjye numvise ntabwo ari byo wanabizanye n'ibyo nanjye numvise wowe ukabyarawe ariko Miki yarambwiye ngo ntabwo akuzi narababaye Dumba uzi akantu yakurikijeho ngo ngo ntawe nzi Squeezer ngo ahubwo mwite uva kuri live unyohereze link ze ndebe niba namumenya. Dumba tiyo tuvugisha ukuri urumva ahubwo atari amahire ko wakumva icyondi nk'icyo ngicyo kivuga ko kitakuzi akujya umbabarira nawe umubwiza ukuri ni amahire ni ibintu bishimishije cyane ndetse ni n'ibyo kushimira mu kanama n'igihembo cya Prix Nobel cyo kubera ko umuntu nk'uwo ngo wabatanze ni ibintu bishimishije. Miki katwika atwite atwika se mu biki kandi ariko Dumba hari ukuntu muzana rezidiyo muzana abantu baba idiot mukabazana muri ibi bintu bakaza kuza kuvuga ibintu biri stupid mwebwe mukumva ko birimo biratwika ariko rimwe na rimwe nanone kandi abantu baribaza se aba bantu babasaza ubundi kuki batagakwiye kuba bari nko mu kigo barimo barakurikiranwa mu bijyanye no mu mutwe ariko se Dumba ibi bintu nzabivuga imyaka ingahe nagiye mvuga kuri bamwe ngo nyamara bararwaye bafite ibibazo byo mu mitekerereze ariko ibaze ko umuntu yaba ari bo akubwira ngo story ye buri munsi ahora avuga ngo njyewe ngo narabyaye ngo njyewe mama wanjye arafunze buri munsi akajya ahora asubiramo ibyo bintu hari ibintu byinshi cyane umuntu yagagombye kuvuga byubaka sosiyete nyarwanda ariko buri munsi kujya uhora usubiramo ngo nyoka arafunze none niba afunze twe bitumariye iki bitwongereye iki ubwo waza ukavuga uti mwambabariye mukanyigisha imiti umuntu yakoresha kugira ngo cleaning down there ibyo ngibyo tukabikubwira ariko ntukajya uzana ibintu Dumba kera wari umuntu w'umugabo w'umusirimu usigaye uvanga amasaka n'amasakarame
Miki waramurakariye pe. ntabwo namurakariye kandi ngaburira umugabo we ntabwo namurakariye jewe ahubwo mba mubwira ibintu byagakwiye gukorwa uri kumva so ni nayo mpamvu nakubwiye nti njyewe ntabwo nshobora ni nko kuvuga ngo ndajya kwicara ngo nsubize ibintu yavuze ngo ngaruke ku bintu yavuze ntabwo bishoboka uriya ni umuntu udafite na niveau d'étude y'amashuri abiri ya primaire ntabwo azi gusoma izina rye aracyavuga ngo yitwa Miki kandi mwe mumwita Miki ngo yitwa Miki oya nungire akagira ngo umugabo uri kumva ngo witwa ngo aga poromota ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu boroshya amazina kugira ngo abashe kuba yabona ukuntu kubyandika aga poromota ngo ni poromota uzumva ukuntu babivuga nyine no mu mivugire ntuzi kubivuga kubyandika bizabasha kubyandika abantu hari ibintu biri stupid njya mbona nkabona mwarabizanye biranga hari nk'abantu dumba twagiye hari nk'abantu njyewe nk'uno mwaka wa 2025 hari abantu najyaga mfata nkavuga uyu muntu ushaka ari classe n'ibiki byose ariko nkajya kubona nkabona nanjye wanshizemo ntabwo nkiri classe dumba igihe icyo ari cyo cyose ukivugana n'abantu b'injiji nk'abariya rwose bumve neza ko kugaruka muri classe z'aba VIP oya ariko Miki yarakumenye ko nahise ngenda nshaka link zawe zose aho ziri zimuha pe ubarakuzi azigese kwiza wa mipango icyogere mu nkuba Kasuku umwami w'abagore ubu yarakumenye aho ni sawa cyane ubu barakuzi pe